arabishoboye. Amen. Arabishoboye. Rero nawe wabonye igisubizo cyawe. Nawe kitahaye. Uyu papa najya kuba ufite ndabafite kubawa. Nanjye kuzamana amazeti. Yura hagati y'abo papa najya kubawa nabo bajya kubawa. Amen. Ajya mu bitaro wapi? Bagamba agenda mu rugo utegereze. Aje gutegereza urupfu. Baganga muri ayo psychologie clinique. Bayita psychologie clinique. Yo guhumuriza umurwayi. Hari umuganga wabwira akabisekera, abibera ngo lati umbe wapi? Yabonye byanditseho ngo arabisekera ndebesha n'amazi. Ibyo muri yabindi ku mubiri wawe. Bivuze yuko nawe no wakumaraso ya Kristo. Ako kaya bitubona n'ibintu. Ayo mpamvu zisiki akatangiye gusangira na Kristo ku meza kuko byanditse mu byashu gatatu mirongo makumyabiri n'umwe kuko byanditse ndakomanga ku muryango n'ubujuru byanyu kandi mukankingurira nanjye nzije nzicara mu nzu yawe nijyane nawe ku meza mwe dusangire bizana ngo tujye gusangira na Kristo ku meza mwe tujye gusangira na ku meza mwe akikaje mundesha zamabwira naje ku ntebe y'ubwami kuko naje nanesheje kijyana n'Imana data ku ntebe y'ubwami kuko gusangira na Kristo agakanya nanesheje uranesheje wana ujya gutsinda no gutsinda ujya gutsinda nazo baba yarangiye ujya gufata na byanesheje abafite ariko ubuyobozi bwawe ariko utawala yako bwana banarudisha sasa unaenda tawala wewe unaenda tawala unarudisha utawala wako amesini mwingi makubwa mzima bila kwake. Amen. Ushahidi sote kuhereza ndugu kurakize umukobwa wanjye arakuze bihagije rwose areze uburyo urugo rutamunanira ewana wareze nta nubwo byamunana kubakuru n'amashyi n'urugo n'ubwiye. Amen. Ababyeyi b'abamama rero bajya abana babo kenshi kuko nabo bari kumwe. Amen. Mama umubyeyi w'umumama umwanya wawe umukobwa wawe arakuze yakora ku rugo mwari wameze neza arateguye mu ndimi z'amahanga aravuga ari macuwa amashyira umuntu ubu noneho mumwemere kubaka urugo abuzaye umusaba uburenganzira igihe cyose umushaka. Ndamuboye rwose agende yubaka urugo kandi yarateguwe rwose. Amashyira umuntu bwa Kristo. Basi n'umwana wanyu akoze mu muzani w'ibiganza bya Kristo. Amen.
mukunzi wanjye mugwaneza Antoinette. Mukunzi wanjye nyamugwaneza Antoinette. Urarenze pe. Urarenze pe. Nazamutse imisozi n'imisozi. Nazamutse imisozi n'imisozi. Njyana mu bibaya. Njyana mu bibaya. Nabonye abakobwa benshi. Nabonye abakobwa benshi. Muri isi harimo beza batandukanye. Muri isi harimo beza batandukanye. Ariko nta mwiza nabonye nkawe. Nta mwiza nabonye nkawe. Ufite uburanga. Ufite uburanga. Nikubona bwa mbere. Nikubona bwa mbere. Umutima warashikaguritse. Umutima warashikaguritse. Ntabwo nari nzi ko uyu munsi uzagerwaho. Ntabwo nari nzi ko uyu munsi uzagerwaho. Umuryango aho mvuka. Umuryango aho mvuka. Kwambara ikoti. Kwambara ikoti. Kubona umugeni. Kubona umugeni. Mugasezerana. Mugasezerana. Ewana ni amateka akomeye. Ni amateka akomeye. Ariko nyayo mateka. Ariko nyayo mateka. Ndayarenze. Ndayarenze. Niyo mpamvu. Nafashe intego. Naboshe intego. Nafashe intego. Nafashe intego. Nateye intambwe. Nateye intambwe. Yo kukurambagiza. Yo kukurambagiza. Iyi saha. Iyi saha. Ngiye kubyereka abantu. Ngiye kubyereka abantu. N'Imana. N'Imana. Ko ari wowe ugiye kumbera umufasha. Ko ari wowe ugiye kumbera umufasha. Hanze. Batuvugiyeho byinshi. Batuvugiyeho byinshi. Ubukene. Mu bukene. Twaba tubyaye. Twaba dutunze. Twaba dutunze. Twatera imbere. Twarya tutatera imbere. Ibyo byose byatugizeho ingaruka. Ariko uyu munsi naje ku gicaniro kugira ngo izo karande zisenyuke ninjire mu mugisha Kristo aduhaye. Sheri wanjye ukomeze undeba. Jye wese ntugire impungenge. Uwawe. Ntabwo nzambara ntarakwambika. Nzagutetesha. Nzagukorera ibintu byose. Ikiruta byose. Ntabwo nzemera umuntu agusuzugure mwana. Nzakurwanirira. Nk'uko Kristo yarwaniriye itorero rye. Nta banga nzaguhisha. Hano hanze hari abafarisere benshi. Hari abantu benshi bakora ibintu bitandukanye. Agasiga umudamu we mu nzu. Yagera hanze. Agatangira gushaka abandi bagore. Nzagushakira undi mugore. Uruwanjye rukumbi. Nemeye ko uba mama w'abana banjye. Kandi icyo ari cyo cyose zunguka. Ntabwo nzaguhisha. Wowe Gerante wanjye. Na Satani. Umuryango w'abana b'umurwa w'ubuhungiro. Umuco wabo. Nta busambanyi bubamo. Ariko kugira ngo mbikugaragarize. Nta wundi mugore nzaryamana nawe. Ninabihangara. Nzagwe kuri icyo gitanda. Kristo abicoboze. Amen. Est-ce que famille? Mariage irahenze, iravunnye. Ibi birahenze.
mukunzi wanjye Desire, mukunzi wanjye Munyambari Desire, uranyemeje uyu munsi, kuri iyi si abasore benshi bari hanze, abagabo benshi bari hano hanze, abafariseri barakurambagiza, bavuga umunsi wo kuza gufata irembo, ugaheruka ibyo ngibyo, ariko njyewe warabimbwiraga nkagira ngo ni black, uranyemeje, ungaragarije kuri umugabo ushoboye, ntabwo wakomera amashyi Kristo. Ntabwo nari nzi ko nanjye nakubaka urugo, mbe umufasha w'umutwaro byari kizira hano hanze, ariko nyuze mu myambi myinshi, niyo mpamvu sheri wanjye urareba uburanga mfite, ntabwo nfite neza, ntacyo uzamburaga, nta banga nzaguhisha. Abamama benshi bakunda guhisha amabanga yabo abatware, yewe nta banga na rimwe nzaguhisha, byose nzabikubwira. Nemeye kuba mama w'abana bawe, kandi ntugire wasiwasi, urareba kuva ku musatsi kugeza kurwara, njye wese ni uwawe. Nushaka mu gitondo ndahari, nushaka saa sita ndahari. Nijoro ntugire icyo uvuga, njye nawe nzakubera imfura, nzakubera umutima w'urugo. Imivugo yose banyikoresha, amagambo mabi yose batuvugiyeho, kuva uyu munsi ahagaze ku gicaniro cya Kristo birarangiye. Nzahura nawe kandi urabona impeta imeze, nta mupaka uhari, kuko muri iyi mpeta nta mupaka urimo, niko urukundo rwanjye kuri wowe, nta mupaka uzabaho, nta muntu uzanteranya nawe, njye nawe ibihe byose. Ubuhungiro, ubusambanyi ni ikizira, kugira ngo nebeze abadayimoni n'abarozi babyumve, na Satani nizakora ubusambanyi, nizarana n'undi mugabo utari wowe, sheri wanjye nzagwe kuri icyo gitanda. Abamama bafata ku bitugu, abapapa bafata ku mugongo, mu manyanginya, bongo kweli. Ewana, mupetana vizuri, watu wako naona. Amen. Amen family. Wadada. Siampazama mbele vizuri. Bongo kweli. Nuitangira uhanze, uzawahi kuhamugisha uzawonye umuvumo. Utakume barikiwa, utakume laaniwa.
uzakubwira ngo muhe kabisi santarari uzakubwira njyana hano uzahira dusezeranye bongo kweli izo batanze zirangirira iyo ngiyo hama bibi papa ndeze mbere wese akabizita n'abari kureba amen basi Bibiliya avuga ngo ubukwe bwubahwe n'abantu bose haguruka basa wicaye tubaho umugisha Kristo Mana y'umurwa buhungiro turagushimiye gushoboje abavandimwe bacu Desire na Antoinette uyu munsi biyemeje kubaka urugo bajye mu rugendo rw'ubuzima byari bigoranye ariko barabishoboje niyo mpamvu Kristo muzima waraho Mana y'umurwa buhungiro uko bashoboje ugende ubahe umugisha ugende ubahire mu migi no mu byaro ugende ubahe ibyo kurya ugende ububakire ubahe urukundo ruzaba rwinshi Satani n'abambari bato kuzababasha ibyo kurya mu nda bito kuzabura ibirayi ibishyimbo amaforomaje amasosiso amadiplome amafete ku mafete abana ubukwe bw'abana babo babonye amadiplome baje gufata amarembo bakoze mariage abuzukuruza baje imigisha yose Kristo iri muri Bibiliya uyibasasigazeho uyu munsi mwana icyagire intambara z'urudaca Satani ateze ngo bito kuzabageraho ugende ube muri bo nabo babe muri wowe imigisha yose iri muri Bibiliya mu gutegeka kwa 2:28 umurongo wa 1 kugeza kuri 14 yose uyibasendezeho buri wese uzagera mu rugo rwawe azavemo anezerewe buri wese uzagera mu rugo rwawe arwaye gukora bagusa amadayimoni azatahe bamubohoye buri wese uzahura nabo azabona ibyiringiro ibyishimo kuko ari abanyamugisha izo karande n'imivugo babavugiyeho yose bisenyuka kakanya kandi mwana umucyo wawe ugende urabagirane mu buzima bwabo ikiruta byose amahoro ategereje asa yuzuye abe mu ngo zabo umutima wabo ugende ubahe ibyiringiro byo kubaho ubaho umunezero ubazamure mu ntera ubaha amamodoka ubaha amapanseri ubaha amazu meza ubaha imbaraga zo kutamaneka bagende bavuga ubutumwa bwiza bavuge ibikomeye wabakoreye kandi ku uyu munsi ibitashobokaga mu miryango yabo ugende ubibashoboze ibyo banyazwe byose ubibagarurire uyu munsi Satani n'abambari banesha mu buzima bwabo kandi kuvuye muri Kristo wowe wenyine n'abo bakomokaho bose ugende ubabohore kuva mariage ubukwe bwa mbere busezeranyijwe mu murwa w'umurano mu Rwanda mariage uzidufungure mu itorero ryawe ry'umurwa mu ngiro abasore n'inkumi batahirwa kuri mariage abo bari barabohoye muri za gereza zose babohoke kandi uyu munsi Kristo ubaha urufunguzo rw'intsinzi ikiruta byose Kristo abambika ikamba ry'umwamikazi agenda abahe ibyishimo abaha umunezero abuzukuruza n'amuvivi kandi ikiruta byose kuva uyu munsi Satani aneshwe mu buzima bwanyu bwose abana Nayo
Waishi mu prinsipe yetu ya mpya, wabaya waishi, wema waishi, hatuna pale ndo tuko. Bwana uko mwema sababu unatumalizia maadui, hawatainua vitenda muzika. Yeyote alifurahia mateso yako Bwana na mkondane, vigelegele vya neema kwa kondana soga na patena yako, hawatainuaka vichwa tena vilema mkombozi. Na wewe unaenda shuhudia, na wewe unaenda shuhudia, na wewe unaenda shuhudia, hautashindwa kama maisha tena. Ulikuwa selibandisi, tunaingia mwagano jipya ya mariaji ya kifalme, na wewe unaenda cheka tena. Familia zilipanga kufa, mnaenda zana kuishi. Tunaingia mwagano jipya ya damu ya Yesu, nouvelle alliance ya makila ya Yesu. Hawatakuchezeaka tena. Bwana aliyetetea Elia akutetee moja kwa moja. Na hizo madhabahu za mashetani vile unatumia mwili na damu ya Kristo, bahoteli nyoso ya bandoki na kati ya bomo inayo, bahoteli nyoso ya bakoko nayo, hoteli zote za maaye na baansetre walikalia nchi yetu ya Kongo, tunazichoma moja kwa moja. Tunajenga madhabahu ya Kristo upya. Madhabahu ya Kristo itawale nchi yetu, itawale maisha yako, itawale familia zetu, itawale kila kitu chetu na hizi mavile zetu zote. Posede unapigwa na mapepo, nenda zipiga sasa unapotumia mwili na damu ya Yesu. Ni neema ya mkombozi ya Bwana. Tunakumbuka siku hiyo Elia aliwakata vichwa moja kwa moja manabii wa Baali kwa vigelegele vya shangwe, upanga wa wamaliza manabii wa Baali. Matanga za nyuma nyumba yako, kila kitu zama walikufanyia maisha, kila kitu wa mwitu walikufanyia maisha, kibafuate na vizazi vyao, kisikuonake tena. Wao ndio waende luona wewe ukishuhudia, ukimchezea Bwana kumsifu katika jina la Kristo. Bwana nakumbuka